Abakunzi ba Rwanda Gospel TV banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone uyu munsi mwiza Imana yaturemye ngo tunezererwemo. Rero nshuti za Yesu, uyu munsi turi ku munsi wacu wa 40 ari umunsi turimo dusoza amasengesho y'iminsi 40 tuvuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. None rero ndagira ngo mbere kujya ikindi ngora mbanze nshimire buri wese wafashe umwanya wo kujya imbere y'Uwiteka mu Imana iminsi 40. Nzireza yuko igihe kigeze kandi gisagiye kugaruka natanga ubuhamya ku mirimo n'ibitangaza Imana ikoze ku buzima bwe. Buri wese afite ubuhamya mu buryo butandukanye, kandi nzineza yuko Imana ibigiye gukora bidasanzwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Nta sengesho ry'umunyagara rijya ribaho, ahubwo igihe cyose isengesho ryose usenze Imana iraryumva kandi ikarisoza. Nkuko nababwiye ishobora kugusubiza uyu munsi ugisoza amasengesho, ndetse n'abandi basubiza bakiyarimo. Ishobora kugusubiza ejo, ishobora kugusubiza iki cyumweru, ishobora kugusubiza uku kwezi, ishobora kugusubiza uyu mwaka ndetse n'imyaka yindi yakurikiraho. Icyo zineza ruko isengesho ryawe Imana igomba kubyumva kandi ikarisubiza. Umwana w'umuntu yakwirengagiza, ariko Imana ishobora kukwirengagiza mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Rero tugiye kuri uyu munsi urimo gusoza, ndimo twatangiye ku cyanditswe kivuga kuri Yesu ageragezwa, kiba muri Luka ibice byaho 4 umurongo waho wa 13 ari wavuga. Twongere twibukiranye muri Luka ibice byaho 4 umurongo wa 13 haravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Rero nibo mwanza guteza ikindi gihe, nawe ukenewe kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe. Bizatuma igihe umwanzi azahagurukira isaha yariyo yose, yahaguruka ku manywa cyangwa nijoro, uzamutsinda kandi uzamunesha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero Mwami Yesu Kristo niba arashoboye kugeragezwa, niki cyatuma utageragezwa? Niki cyatuma tutageragezwa? Ariko icyo nkwizeza nuko nubwo wageragezwa, ariko hari imbaraga zishobora kongera kugutsindishiriza mu izina rya Yesu. Turaza kuvuga umuntu umwe wanesheje ageragejwe, ariko agira uburyo yitwara mu kigeragezo cye, abona gutsindishirizwa. Ariko nakuye ngo condition cyangwa se condition kugira ngo ushobore gutsinda ibikugerageza, kugira ngo ushobore kwambara imbaraga z'ikindi gihe, nuko ugomba kuba ufite Yesu akaba ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icyo nicyo cyambere cy'ingenzi. Nago kwakira Yesu byonyine bihagije. Icya kabiri nuko ugomba kuba warabatijwe mu mazi menshi. Niba utarabatizwa ubitekerezo na ubatizwe mu izina rya Yesu. Icya gatatu nukuba muri wowe ufite ijambo ry'Imana, ukaba mu ijambo, ukagendera mu ijambo, ugakora icyo ijambo rikubwira. Icya kane nukuba waritandukanyije n'icyaha. Haleluya. Icyaha n'igisa nacyo ukabishyira ku ruhande, ugatumbira Yesu ku musaraba. Byanze bikunze ntabwo ubuzima buzaguba uko bwari buri, uzambara imbaraga zo gutsinda buri bikugerageza ibyo byose. Ikindi gikurikiyeho nuko ugomba kuba wumvira umwuka wera. Ugomba kumvira mwuka wera. Mwuka wera icyo akubwiye akaba ari cyo ukora. Mu cyo ugiye gukora ukabanza ugatega ugutwi kumva umwuka w'Imana. Icyo akubwiye ukagikora, bikwambika izindi mbaraga. Ikindi ari nacyo gikomeye tumaze iminsi dusorejeho, nukuba ku gicaniro cy'Uwiteka kubamo Imana. Umuntu uri ku gicaniro ntabwo ajya atsindwa, nshuti yanjye. Umuntu wo ku gicaniro ubuzima bwe burahinduka. Umuntu uri ku gicaniro ntago amateka yaguma ko yarari. Rero ndimo ndavugana nawe umaze iminsi uri kuri iki gicaniro cy'iminsi 40, ntabwo ubuzima bwawe buguma uko bwari buri, kandi Imana iraza kugira ibyo ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndigiye kuvuga ku mugabo bita Yefuta niyo ngiye kuvugaho. Reka tubanze dusome Abacamanza ibice byaho 11. Abacamanza 11 mbere gakeya. Abacamanza 11 umurongo waho, reka mere ku murongo waho wa 7 cyangwa se reka ntangirane niyo inkuru yose. Nuko Yefuta w'Umugaleyadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gileyadi niwe bamubyaranye ariwe. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta
baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Haleluya. Murongo ukurikiye wa 3 ngo nuko Yefuta ahunga bene se ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo, maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamori barwanya Abisiraheli, nuko Abamori bakibarwanya abakuru b'i Gileyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino ubuwe umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamori. Murongo wa 7 Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefuta bati igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamori, nitumara gutsinda uzaba umutware wacu utware abatuye i Gileyadi bose. Amen. Ukomeze nawe wisomere iyi nkuru, ni inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni y'umugabo cyangwa se uwo bitaga Yefuta. Yefuta mu by'ukuri yavutse, ndeka babwire inshuti zanjye, nta muntu uhitamo avuka, nta muntu uhitamo imibereho uko azabaho. Uyu yisanze avukiye kwa maraya, avuka ari umwana wa maraya, ndetse bene se baramwirukana, baravuga bati nta mugabane uzabone wacu. Ariko reka nkubwirire ijambo inshuti yanjye, nago umuruho wose ushobora kuruha, nago ushobora gukuraho umugisha wawe. Noneho Bibiri tubwira neza ngo nuko Yefuta bagaruka kumushaka, Yefuta bagaruka kumushakisha. Nshuti yanjye ndavugana nawe uyu munsi wa none, nawe ushobora kuba ari kwavutse, ushobora kuba waravutse nawe uri umwana wa maraya, ushobora kuba waranzwe mu muryango, ushobora kuba waranzwe mu bavandimwe, ushobora kuba warajugunywe hirya no hino, ushobora kuba uri mu mujyi kubera yuko mu cyaro bakwanze, ushobora kuba uri mu cyaro kubera ko mu mujyi bakwanze, ushobora kuba uri mu mibereho kubera yuko ari ingaruka z'umuryango. Ariko nagira ngo ngusubize mu imbaraga zo kwambara, imbaraga navuga arizo imbaraga z'ikindi gihe. Ndagira ngo ubwire ngo iyo wizeye Uwiteka umwami Imana akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, tubonye ibihe bigenda bihinduka. Iyo uri ku gicaniro, iyo wizeye Kristo ukagira kwizera kwawe, kuko mu Yohana 11 umurongo wa 5 bangutira n'ibishaka kwanezeza Imana. Iyo ushoboye kunezeza Imana yawe, ntabwo ubuzima bw'umuko bwari buri, ntabwo imibereho yawe uko yari iri. Imana iraza igahindura amateka yawe, Imana iraza igahindura ubuzima bwawe. Uyu mugaragu w'Imana Yefuta nawe yavutse yisanga ari umwana wa maraya, ngo barangije abavandimwe baramwiruka ngo nta n'umugabane bazamuha. Ariko Yefuta ntabwo yagiye ngo areke gusa, ahubwo Yefuta yihase gushaka Imana, ahubwo Yefuta yasanze abandi. Sinzi urusengero yagiye, musinzi hano yagiye, ariko yaratubuye ngo aragenda ngo atangira kurwana intambara zikomeye cyane, babona n'umurwanyi ukomeye cyane. Ndagiye ngubwire inshuti yanjye, Bibiliya iratubwira ngo turwana abafite imibiri n'amaraso, ahubwo turwana imyuka bibi. Hari imyuka ibitugendaho, hari imbaraga ziba zitugendaho, ariko Uwiteka umwami Imana iyo turi ku gicaniro, Imana iraza ikatwambika imbaraga, tugashobora kunesha ibyatuneshaga, tugashobora kurwanya ibyaturwanyaga, tugashobora gukuraho ibyari byishyize ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu, uyu mugaragu w'Imana ngo abavandimwe be, umurongo wa 4 ngo Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Birashoboka yuko nawe bakwivanye mu byaso, ariko ngufite inkuru nziza uyu munsi wa none. Nyuma y'amasengesho iminsi 40, niba warayasenze, niba warabaye hafi yacu, uko wadushyigikiye uko ariko kose, uko ukomeza gushyigikira umurimo uko ariko kose, ndimo ndagukangura gushyigikira umurimo w'Imana, ugashyigikira abakozi b'Imana. Ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izakwibagirwa, ntabwo Imana izibagirwa imirimo yawe. Imana yibutse imirimo ya Yefuta, irangije imuha imbaraga zidasanzwe, irangije imuha ubudahangarwa budasanzwe. Bene se baramugarukira, Bibiliya tubwira ngo bazatwe tuzabagarukira. Arangije baramubwira bati niwe ugomba kuba umwami wacu, wa wundi bajugunye, wa wundi basuzuguye, wa wundi babonaga ko ntacyo amaze, wa wundi wavutse ari umwana wa maraya. Ndagiye nkubwira uko wavutse si ikibazo, icyo nzi neza nuko Uwiteka umwami Imana icyo afite ku buzima bwawe, umugambi
umuraba gufite ku buzima bwawe ntawe ushobora kuwukuraho, ntawe uzawukuraho nshuti yanjye. Ndavugana nawe urimo kunyumva kandi nifuza gusengana nawe mu mavuta y'iminsi 40 muri iki gihe dusoje iminsi 40. Imana y'Uwiteka, Imana nyiribihe, Uwiteka nyiringabo, Imana aravugana nanjye nkubwire ngo humura, kuko ibyo wanyazwe byose uzabigarurirwa, kuko ibyo wambaye byose uzongera ubibone, umugisha wawe wose urongera kugarurirwa, kuko umuruho wawe ntabwo ushobora gukuraho umugisha w'Uwiteka umwami Imana. Haleluya. Ndimo ndashaka dusengane uyu munsi wa none. Reka nkubwire nshuti yanjye, nyuma y'iminsi 40 ngo igihanda Goliyati kivovota kivuga ngo Imana yohereza Dawidi kugira ngo akikureho icyo gihanda. Hari igihanda cyari kiri imbere yawe nyuma y'iminsi 40 mu izina rya Yesu kirakurwa imbere yawe. Nyuma y'iminsi 40 umwami Yesu Kristo nawe yari mageragezwa, ariko ashobora gutsinda umwanzi Satani. Nyuma y'iminsi 40 mu izina rya Yesu ndashaka kwizerana nawe kugira ngo dusenge Imana, tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana, kujya ubona byari bikobe imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndizana shidikanya ko bigiye guhinduka amateka, kuko umwami Imana ari cyo yakuvuzeho, kuko umwami Imana ari cyo cyo kukuremera, kuko umwami Imana cyo kugutabara. Ibimana itari bagiye umwana wa maraya yabuzwa n'iki kugutabara, yabuzwa n'iki gukora ibikomeye n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ndashaka segare nawe kandi inshuti yanjye nongera gushimira buri wese wabanye natwe muri iyi minsi 40. Imana yo mu ijuru, Imana itajya yibagirwa abayibaye imbere, ntizigere kwibagirwa. Ndashaka gusengana nawe nshima Imana kuko idushoboje iminsi 40, kandi uyu munsi wa nyuma nzi neza yuko inzozi zawe zigiye guhinduka, imibereho yawe igiye guhinduka, ndetse n'iki cyorezo kigiye kuva mu nzira yacu mu izina rya Yesu. Reka nkubwire nshuti yanjye, birashoboka yuko ibintu ubona bikomeye cyane, ariko iwawe ntabwo bizakomera, iwawe bizahinduka mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami w'abami, ndagushimiye gitare cy'amahanga, uri Imana isumba byose, nta wundi mwami uhwanye nawe. Natwe turi imbere yawe tukwinginga, tugushimira, tuvuga ngo Uwiteka warakoze kubana natwe muri iminsi 40, warakoze kubana natwe Mana, ukadushyigikira, warakoze kuturinda, warakoze Uwiteka abami Imana, imirimo wakoze, abo wagiriye neza, abo wasuye, abo waganirije, ibyo wavuganye natwe, turiteguye mwami w'abami nyiringabo kugira ngo usohoze icyo watuvuzeho. Umugisha wawe ube mu rugo rwo rwose rurimo uwo muntu wasenze iminsi 40, umugisha wawe ube kuri buri wese wafashe uwo mwanya, nubwo yaba atarayujuje yose, ariko amaze kumenya amasengesho akajya imbere yawe akasenga. Mana umwumve, wasenze icyumweru kimwe, wasenze iminsi 10, wasenze 20, wasenze 30, wayujuje yose 40. Uwiteka nyiringabo Imana, bose basabiye umugisha, basabiye kugirirwa neza, abashomerere kubajyane mu kazi mu izina rya Yesu. Mwami Imana, abarwaye reka bakire mu izina rya Yesu, abari ku madeni reka ubishyurire mu izina rya Yesu. Mana ndinginga ngo iminsi 40 tanga ubuzima bushya, tanga amahoro mu mutima wo mu mama, mwami w'abami nyiringabo, nawe umuhumurize uwo mukobwa ubukwe bwe mwami ya Yesu. Nyuma y'iminsi 40 Mana nyiribihe reka umuhuze n'umugabo we, kuko ijambo rye rirambwira muri Yesaya 34 ngo buri kigore cyose gifite ikigabo cyacyo. Mana ndasengera umwana w'umukobwa, sinitaye ku myaka ye, sinitaye no kujya maze, sinitaye no kubibereho ye. Mwami nyuma y'iminsi 40 reka umugabo we amusanga aho ari, aho yaba ari hose. Turamuhamagaye, ndahamagara uwo mugabo, ndahamagara umusore nawe wari aho ngaho ashaka kuba ku rugo. Mwami Imana, umugore aho ngahari, Mana ndategetse mu izina rya Yesu, reka bukwe bwe nabwo bubeho mu izina rya Yesu. Mwami w'abami nyiringabo, nyuma y'amasengesho twiteguye gutaha amakwe, nyuma y'amasengesho twiteguye kubona abana bavuka, nyuma y'amasengesho twiteguye kubona indwara zikira, nyuma y'amasengesho twiteguye kubona ihumure, nyuma y'amasengesho Mwami Imana twiteguye kubona icyorezo cya corona kiyoyoka mu izina rya Yesu. Nyuma y'amasengesho
masengesho mwami w'abami nyiringabo uratuzahuye uzahuye igihugu cyacu cy'u Rwanda nyuma y'amasengesho witeka nyiringabo Imana data wera ureka wigaragaze uvugane natwe kutiye kuvugana natwe utube hafi kutigeze kutuba hafi mwami w'abami nyiringabo nyuma y'amasengesho Mana ndasenga ngo ubuhamya buhore mu kanwa kacu kandi busimburane mu izina rya Yesu abana bawe abahungu n'abakobwa bawe bahabwa umugisha basabiye umugisha kuko urambwiye ngo nimbabwire ngo nyuma y'umuruho barimo mwami w'abami nyiringabo bakiriye umugisha kuko umuvumo cyangwa umuruho nta gukura umugisha mwami ndagushimiye kubwa buri umwe wese wabanye natwe uri kumwe natwe ndetse nuzakomeza mwami kumva inyigisho aho azayumvira hose izamubereye umugisha kandi yambikwe imbaraga nshya mu izina rya Yesu amahoro yawe adutwikire uyu munsi ndawugutuye mwami w'abami nyiringabo nk'uko umugaragu wawe ateze amatwi umvira ijambo reka kugira neza kuvuye kuri wowe kuko niwe Mana yacu urakoze Yesu kandi nimonsoza ndagiye ngubwire wewe utarakira Yesu ngabo mwami n'umukiza ubugingo bwawe uyu munsi wa none nawe wakire Yesu usubiramo amagambo uti mwami Yesu numvise ijambo ryawe sinzwe n'urubanza mpisemo wowe gusa kugira ngo unyambike imbaraga z'ikindi gihe vana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka uyandike mu gitabo cy'abaho ubugingo buhoraho nanjye uyu munsi fashe umwanzuro kandi ndakijijwe mu izina rya Yesu niba usubiyemo ayo magambo urakijijwe kandi wari urwaye kirube muzima kandi wari ushonje ubona ibyo kurya kandi wari wihebye ubona ijambo riguhumuriza mu izina rya Yesu amen. Niba ukeneye telefone yanjye ni 0788430085 email yanjye niyo ngiyo inyura aho ngaho kurekara nanone kandi kugira ngo ujye wumva inyigisho zacu uzikurikirana umunsi ku munsi nagira ngo ukore subscribe ukore share ukore like kugira ngo inyigisho zacu zitazajya zigucika kandi uzigeze no ku bandi turabakunda cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mukomeze mukurikira televiziyo muzayiboneraho umugisha muyikurikire dushyigikire natwe duhagaranye namwe natwe turahari kugira ngo dukore uyu murimo kuko ni umurimo wa data kandi umurimo wa data ukorerwa muri wowe warunkurikiye muri aka kanya mu izina rya Yesu amen. Shalom shalom shalom.